tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu, tubashimira uburyo mukomeje kubana natwe. Uyu munsi reka twibaze ikibazo cy'ingenzi abantu benshi bakunda guhura nacyo. Ese ni ngombwa ko mbere yo gukora ubukwe ubanza gufata inguzanyo yo gukoresha ubwo bukwe? Ese ubundi ni ngombwa gukora ubukwe buhenze? Ndagira ngo mbamenyeshe ko muri iyi minsi niba ari ikintu kigezweho cyane cyane mu bantu bakiri bato, ni inzozi zo gukora ubukwe buhenze cyane. Ni inzozi zo gukora ibirori byemeza abantu, karitsiye igahaguruka, abantu bakavuga bati kanaka yakoze ubukwe bwiza. Ariko nanone byinshi biterwa n'uburyo social media zadutse, aho umuntu runaka akora ubukwe tukabureba. Keramani yakoze ubukwe, The Ben yakoze ubukwe, umuntu runaka mu gihugu iki n'iki yakoze ubukwe bumeze gutya, yakodesheje imyenda imeze gutya, bagiye mu modoka imeze gutya, umugeni yambaye ikanzu imeze gutya, hajemo abana banaba, yabukoreye aha n'aha, n'amafoto agasohoka. Kenshi na kenshi ukunda kubona ko ku ma YouTube ubukwe abantu bakunda gushyira ubukwe bwabo ugasanga bwararebwe cyane na comment zitandukanye. Kenshi usanga inzozi z'abantu nyine ziri mu gukora ubukwe buhenze. Noneho aho hazi iki kintu cy'ishuri, usanga nyine umuntu wenda yagize amahirwe yiga kaminuza, wenda se famiye inakennye, ariko mu ishuri aragenda ahuriramo n'abantu bavuye mu yindi miryango wenda se yifashije ishobora no kubakorera ubukwe. Noneho kubera ko babanye igihe kinini wenda se kuri kaminuza, nawe nyine ibyo bakoze agatekereza ko azakora ibisa nkabyo, agatekereza ko nyine wenda senze umugenzi yubatse ari nawe ari yazubaka, ariko mu by'ukuri biba bitandukanye n'ibyo. Nubwo ari umunsi ukomeye cyane, kenshi na kenshi ni umwe mu minsi ihenze mu buzima bw'umuntu, ndetse ni n'umunsi uba rimwe mu buzima. Kuba uba rimwe mu buzima ni nacyo abantu bagenderaho bavuga ngo ugomba kuba ari umunsi udasanzwe, ugomba kuba ari umunsi uhenze. Ariko reka twibaze, ese koko birakwiriye ko umuntu afata inguzanyo cyangwa se agafata savings zose ngo ajye kuzikoresha ubukwe? Iki kibazo ndagira ngo tukibaze neza, mutekereze neza. Ubukwe buba umunsi umwe, nubwo ari itangiriro ry'urugo rwawe, ariko tekereza gutangira urugo ufite inguzanyo. Nuvuga ngo ni fondasiyo y'urugo. Utangiye urugo ufite inguzanyo. Ubukwe ubukoze umunsi umwe, ariko iyo nguzanyo uzayishyura byibura imyaka 5. Katwiha urugero ku muntu wenda se w'umwarimu cyangwa se w'umuganga cyangwa se ukora izindi nshingano, kenshi na kenshi iyo bahaye avanze siri salere kunda kuba ari imyaka 5. Reka tuba ariko niyo yaba ari 3 da. Ukoze ubukwe bw'umunsi umwe, ufashe miliyoni 5 wenda uzikoresheje ubukwe, tubare wenda ku bukwe buciriritse cyangwa se miliyoni 2 n'igice cyangwa se n'ikindi, ariko noneho utangiye urugo ugiye kurutangira kuri credit. Ubu bantu turaje amafanta turayanyweye, abanywa inzoga baragize barazikubise, umwe ajya kunyara undi ajya kunyara, uragiye ukodesha imyenda ihenze, ufashe amafoto meza, kanya turatashye, usigaye n'umugore wawe, umunsi umwe ukoresheje amamiliyoni. Bukeye utangiye kwishyura ya nguzanyo wenyine muri 2 gusa, nta wundi muntu uhari. Twebwe twitaye nkagena nabaye umuntu yakoze ubukwe bwiza, byari ibirori, abantu bakavuga bati kabisa waratwemeje, ariko iyo ukwezi gushize batangira kugukata. None utekereza iki? Kenshi na kenshi abantu batangira imiryango nta n'inzu bafite, ari ikode. Ibaze noneho kuba ukodesha, none warafashe n'inguzanyo y'ubukwe. Ibyo bintu bitekereze, ese koko ni ingenzi cyangwa se ni ngombwa gufata inguzanyo ugiye gukora ubukwe? Kandi ikindi kintu dukwiye kuzirikana, ubukwe ubundi nyine ni nk'itangiriro ry'umubano muba mugiye kugirana, ni itangiriro ryo kubaka umuryango. Rero ubu hajemo ikintu kindi navuga ngo cyo gutwika, ariko iyo urugo rutangiye nta byo gutwika biba bigihari. Uretse ko n'ubu naje kubona ko abantu benshi bajya bashaka kwerekana ubuzima batabayeho, mu by'ukuri hari ikindi kiri inyuma y'amarido bitewe n'izi social media. Umuntu agafata umwanya akagenda akifotoza amafoto meza muri studio zateye n'umuryango, umugore atwite iki n'iki, ariko nyuma y'ayo marido mubayeho mute? Hari abantu benshi babayeho bari guhangana n'ibibazo byabayeho umunsi umwe, n'amafaranga batwitse umunsi umwe, ngo bari kugerageza kwemeza abantu. Mbere y'uko ukora ubukwe, tekereza icyo kintu. Ese ni ngombwa ngo nsesagure kugira ngo abantu bakunde banyemere? Ese ni ngombwa ngo nkore ibirori bihenze kugira ngo ntwike, mara imyaka 5 mu nzara y'uburibwe, mbure n'amafaranga yo kugura imyenda y'umwana, cyangwa nzongereho izindi nguzanyo kugira ngo nshimwe? Rero mu gihe ugiye gukora ubukwe, hari ibintu uba ukwiriye kwitondera. Uba ukwiye kwicarana n'umuntu mugiye kubana, none mwe mugasetinga budget, mugakora budget y'ubukwe bwanyu, kandi none mukita ku by'ingenzi, mugakora buri kimwe ariko mutekereza ku buzima mugiye gutangira.
ntabwo ari ngombwa ko mukora ibintu by'ibirori bihambaye cyane, ahubwo icyiza ni uko umuryango watangira byibura ufite fondasiyo. Buriya ntabwo navuga ngo biriya birori muba mwakoze ni fondasiyo y'ubuzima, oya, kuko abantu benshi twagiye tuganira usanga bicuza amafaranga batakaje bari gukora ubukwe, icyo nakwita nk'ibyo birori. Kandi ndagira ngo bamenyeshe ko iyo ugeze mu rugo za nshingano zemereye zitangiye kuza, randirodi atangiye kukwishyuza, ukwezi uri kunanirwa kumwishyura, wamaze gutera inda uri gushaka amafaranga yo kugura imyenda y'umwana, ntago utangira kwicuzwa bwese kubera iki nakoresheje amafaranga ameze gutya na gutya. Bagenzi bawe bashobora kuza bakagushimira wakoze ubukwe bwiza, bakaguha impano, ariko nta n'umwe uzikura amafaranga ngo avuge ngo reka nkwishyurire byibura inzu y'amezi 5. Nujya kubaka, buri kintu cyanangaje kindi gikomeye, ubundi ariko kubera iki hatabaho ubwo buryo bwo gutwerera ngo bavuge ngo umugenzi wacu reka tumutwerere amabati. Nujya muri stress zo kugura amasima, umuntu akubwire ngo amafaranga nyakuguriyemo udufuka 2. Kuki ibyo bintu bitabaho? Nkwaye ikamyo y'amabuye, ahubwo umuntu akavuga ngo nkuguriye ngo ikese. Ubundi njye ntekereza ko ahubwo instead yo kugutwerera ugiye gukora ubukwe, ubundi abantu bakaye batwerera umuntu agiye nko kubaka inzu, kuko byibura ni ikintu, ni fondasiyo y'ubuzima, niyo fondasiyo nzima kurenza uko umuntu yafata amafaranga abantu bakayanywera bagaserebura. Ni n'ikibazo gikomeye nyine n'ibyo navugaga, social media zirimo zirashuka abantu cyane, abantu bari gushaka kubaho ubuzima mu by'ukuri bw'ikinyoma butari ubuzima bwa nyabwo. Kenshi na kenshi uko abantu bagaragara kuri social media, iyo ugeze mu buzima bwabo busanzwe usanga bitandukanye. Kubera iki nyine mwumva nyine mwakwifotoza amafoto meza, ariko uwo mugoroba abantu nibamara gutaha muratangira na pressure, murasigara muri stress y'ubuzima. Tekereza, abantu bamaze kunywa, mwagize ibirori byiza, n'ejo baba bazagaruka bakanywa, ariko reka tubare nyine ko igihe cy'ubukwe kirangiye, mbese hakurikiraho iki? Icyo kintu gikurikiraho nicyo ubundi wagatekereje mbere yo gufata ya mafaranga menshi uzi ngo ugende uyashore mu birori by'ubukwe. Uretse ko bitewe wenda hari n'uburere buri kugabanyuka, cyangwa se kuba ababyeyi bahoze batakiganiriza abana, ariko urugo ni ikintu gikomeye. Urugo rukenera imbaraga, urugo rukenera umutungo, urugo rukenera ibintu byinshi kugira ngo nyine rwitwe urugo. Kenshi na kenshi usanga n'ibintu abantu batikozaga iyo bashyingiwe babikora. Urugero, nshobora kuba wenda ntarahingaga ndi umusore, numva ibyo bintu ntanabikora, ariko iyo ushatse nyine hari ibyo bigutegeka, ugomba kwiyambura icyubahiro. Urugo ni ikintu gikomeye, kuko nyine we ureka kwigurira ipantaro ukagurira umugore igitenge, ureka kwigurira imyenda na telefone ukagurira umwana imyenda ukamurihira ishuri, ushaka kutagaragara neza ukagura telefone ya make, uri kugura amabati. Ibyo nta muntu buri bubibone. Ibyo bivuze ko uba ugiye kurwana intambara zitagaragara, uba ugiye gukora ibikorwa bitazigera bigaragarira amaso y'abantu, ariko bizagusaba imbaraga z'ubushobozi, bizagusaba imbaraga z'umutima, bizagusaba kwiyemeza, bizagusaba ubwitange bukomeye cyane. Niyo mpamvu mbere y'uko ukoresha ifaranga ryawe uripfusha ubusa, gira igitekerezo kindi, umutima wawe ubanze uwuturishe, ubanze use n'uva muri ibyo bintu by'ibirori, kuko nabonye abantu benshi bicuza kuba barakoze icyo kintu, cyane cyane abagabo. Rero ni ingenzi cyane mbere yo gufata uwo mwanzuro wo gusesagura, wo gushaka kwemeza abantu, ubikore. Kuko nujya kuba mu nzu y'icyondo 1-2, ntabwo abo bantu bazaba bahari ngo bagufashe. Randirodi naba ari kukwirukana mu ikode, ntabwo abo bantu bazaba bahari ngo bagusapotinge. Hari n'uwo uzaka n'ibihumbi 20 akubwira ati rwose nanjye nakubititse, kubera ko muri iyi si buri wese aba ari kurwana intambara ze zitagaragara. Rero reka twe gushukwa n'ibyo tubona, n'ibyo bagenzi bacu wenda twakoranye cyangwa se twabanye bakora, ahubwo twebwe turebe realite y'ubuzima tubayemo. Ese amafaranga ninjiza, ese ubushobozi mfite ubundi bunyemerera gukora iki? Icyo kintu ubushobozi ufite bukwemerera gukora nicyo ukwiriye gukora. Ariko nanone ukibuka ko kuva ku munsi ubukwe bwarangiye uba ugiye gutangira inshingano ziremereye kandi zagusaba ubushobozi bwose, yaba ubw'imitekerereze, yaba ubw'umutima, ndetse n'ubw'imbaraga. Ese utekereza iki iyo ubonye nk'umuntu ashatse yajya kubyara umwana akamara ukwezi mu bitaro? Ese utekereza iki iyo ubonye umuntu ashatse umugore agahita atangira akarwaragura, cyangwa umugabo akarwaragura? Uwo muntu niwe waguhereza ubuhamya neza. Utekereza iki iyo ugiye nko mu rugo rw'abantu bashakanye wenda barakoze ubukwe buhambaye ukabona bari kuba mu nzu y'ibyondo? Ibyo bikwiye kukwereka iki se? Nuko nyine hari ibyo tubona nyine by'ibirori, ariko ubuzima bukurikiyeho ni isomo, ni imbaraga, bugusaba ibintu byinshi. Niyo mpamvu kugira ngo utakaze amafaranga ukora ubukwe buhambaye, ahubwo byibura wakora ubukwe bworoheje cyane, byibura ugatangirana ikibanza.
byanagushobokera ugatangirana inzu, cyangwa se byanagushobokera ugatangirana bizinesi yo ku ruhande ishobora kuzakwinjiriza. Ibintu by'imishahara tuzabivugaho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba ukorera umushahara gusa, uwo mushahara wawe ntabwo ushobora kuzagukorera ubukwe ngo na nyuma ugutunge. Noneho aba ari ikosa rikomeye iyo ufashe avanse ya mbere warangiza ukayikoramo ubukwe, ukavuga ngo byibura ngo ubwo ngo nzongera ngo mfate indi nyuma y'imyaka 5, cyangwa se niba warafashe 3 ngo noneho ngayo nzabona ngo njye kuyagura ikibanza. Ndagira ngo nkubwire ko amafaranga abantu benshi bahembwa ntabwo yapfa kugura ikibanza ahantu heza. Ni ukuvuga ngo ntushaka kugura ikibanza ngo unubake. Urumva rero niba ufashe amafaranga miliyoni 5 urugero ukayapfusha ubusa mu bukwe, ukamara imyaka 3 n'5 uyishyura mubayeho nabi, hari n'abo nzi no kwigurira inkweto biba ari ikibazo bitewe n'umwanzuro bafashe rimwe, none iyo myaka 5 yarangiza ukongera ukajya gufata utundi dufaranga ukajya kutuguramo ikibanza, ukongera ukamara indi myaka 5 ukajya gufata yo kubaka cya kibanza. Urumva ukuntu biba biremereye. Niyo mpamvu rero ugomba gutekereza amafaranga yawe ya mbere ubonye, ese ni ngombwa ngo yose uyamarire muri ibyo birori tuze tunywe turye ubundi twitahire? Ko ninkabya ntazaguha arenze 10 cyangwa 20, ubwo ntayo nzaguha nyine. Ni urugero. Hari n'igihe n'umuntu wawe w'ingenzi uba uzi ko azagutwerera ntagutwerere. Ese muri famiye yawe ufitemo umuntu uzipevera ubukwe bwose, cyangwa ni wowe uzagurira n'umusaza imyenda n'umukecuru ukabashakira n'imodoka ibatwara? Ibyo bintu byose ujye ubitekereza. Nubitekereza uzamenya impamvu igihe Aburahamu yabonaga Isaka amaze gukura yabwiye igisonga cye ngo kijye kumushakira umugeni. Nta birori byinshi byigeze bibaho. Yarajya amuzanira umugeni Rebeka, bajya mu ihema aramurongora. Ubundi Aburahamu arangije amuhereza inka, amuhereza imikumbi, ubuzima buratangira. Ni icyo ngicyo umuntu akwiriye gutangiriraho. Ntabwo umuntu akwiriye gutangira ku bintu bihambaye, ahubwo akwiye kugira ibyo atangiraho bifatika. Ubundi izo ntwererano zakabaye zizana ibintu bifatika ugomba guheraho wubaka urugo, ntabwo urugo rwagahereye kuri 0.